ubuyisilamu bw'umwimerere Abu Muhammad Shia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innahu khayru nasirin wa mu'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bavandimwe, turi mu kwezi kwa Muharram, ukwezi kw'ishavu n'agahinda, ukwezi kw'icyunamo, kubw'ibyago n'amakuba byashyikiye umwuzukuru w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Hussein bin Ali bin Abi Talib alayhi salam, n'abari kumwe nawe bose i Karbala. Assalamu alayka ya Aba Abdullah al-Hussein. Mu by'ukuri ukwezi kwa Muharram ni ukwezi kwabayemo amarorerwa tudatinya no kwita jenoside yakorewe abo mu rugo rw'intumwa y'Imana, kandi ikozwe na bamwe mu bayoboke b'iyo ntumwa batari beza, cyangwa se bamwe mu bayisilamu babi. Ni mu gihe cya Muharram ubwo abayisilamu by'umwihariko b'abashiya baba bahugijwe no kwibuka Imam Hussein alayhi salam, usanga ku rundi ruhande hari itsinda, igikundi cyangwa ubyita igice cy'abayisilamu by'umwihariko abawahabi bafite shubuhati nyinshi cyane zinyuranye ku cyunamo cya Imam Hussein alayhi salam. Abatazi shubuhati cyari cyo, muri make ni utubazo tw'uducogocogo turemwaremwa hagamije guteza urujijo mu bantu. Mu busanzwe nta kibazo gihari, ariko bitewe n'utwo tubazo, bamwe mu barebera ibintu hafi, bamwe mu bafana, bamwe mu bakoreshwa n'amarangamutima, birarangira koko babonyemo ikibazo. Shubuhati ziberaho gukurura abantu nk'abo ngabo. Muri Muharram bimeze bite rero? Bamwe mu bayisilamu bari mu cyunamo, ku rundi ruhande hari abandi bahimbahimba utubazo tunyuranye, bagenda bacomeka mu bayisilamu ngo bakunde babashyire mu rujijo rwo kumva ko ibihugije bagenzi babo nta kamaro, ntacyo bivuze, ari shiriki, ari bida n'ibindi nk'ibyo ngibyo, hagamijwe gusa kubabangisha ngo bakunde babikubire, be kuba bava mu gatsiko kabo. Nk'uko nabivuze, bene utwo tubazo ku bijyanye n'icyunamo cya Imam Hussein alayhi salam by'umwihariko uzatwumva n'abayisilamu b'abawahabi, ari nabo biganje cyane iwacu mu Rwanda. Mu gutangira ibisubizo tumwe muri utwo tubazo, mbere na mbere twibukiranye ngo uyu Hussein alayhi salam ni nde? Ni muntu ki? Dore ko uraza gusanga benshi mu bawahabi maskini batanasobanukiwe Imam Hussein alayhi salam. Bo barapfa kuvuga gusa biraho byakijiji, barakoreshwa n'amarangamutima, bibereye mu cyuka cy'ubufana. Numvise shekhe wacu avuga atya, abo duhuriye mu gatsiko kamwe bose babivugaho batya. Nibyo nta bindi. Wimuvuna ntumubaza ibirenzeho, wimujyana mu bushakashatsi, wimubaza ibiri mu bitabo. Ngayo nguko. Tugarutse kuri Imam Hussein alayhi salam rero, reka byibuze tumuvugeho ibintu nka bitandatu ibyo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagiye imuvugaho, turebye cyangwa se twitaye ku bitabo by'abasuni n'abawahabi. Icya mbere, Hussein alayhi salam ni umwuzukuru w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Seni Ali bin Abi Talib alayhi salam, uwo abasuni n'abawahabi bazi nka khalifa wa kane, umugabo w'ibigwi bitangaje cyane. Nyina ni Fatima Zahra alayha salam, umukobwa w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, umutegarugori w'ibigwi bitagira ingano. Abo bose tuvuze, uhereye ku ntumwa y'Imana, umukobwa wayo Fatima, umugabo wa Ali bin Abi Talib, Hussein alayhi salam ari nawe turimo kuvugaho, na mukuru we Hassan, Imana yabise ahalu baiti, cyangwa se abo mu rugo rw'ubuhanuzi. Irabeza, ibashyira kure ya buri cyasha cyose aho kiva kikagera, buri mwanda wose aho uva ukagera, ibarinda ibyaha n'amakosa, nk'uko tubisoma muri Quran suratul Ahzab aya ya 33. Hanyuma icya kabiri kuri Imam al-Hussein, Abdullah ibn Mas'ud, uyu ni umusahaba uzwi abikuye ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yaregize iti al-Hasan wal Hussein
sayyida shababi ahli aljanna. Intumwa iti uyu Hasani na Hussein ni abatware b'abasore bo mu ijuru. Ukaba wabisanga mu bitabo by'abasuni n'abawahabi, as-sawa'iqul muhriqa cya Ibn Hajar al-Asqalani page 114, hamwe n'igitabo Ansabul Ashraf cya Biladhari umuzingo wa kabiri page ya 7. Ibaze rero gufata umutware w'abasore bo mu ijuru ukamukinja nk'ukinja itungo. Mwibaza aho hantu bavandimwe b'Abayisilamu. Icya gatatu, biturutse ku muhungu wa Umar witwaga Abdullah, arakubwira ko intumwa yagize iti Al-Hasan wal Hussein rayhanataya min ad-dunya. Muri ino si Hasani na Hussein ni indabyo zanjye ebyiri. Bisome muri Sahih Bukhari umuzingo wa kabiri page ya 306. Ibaze rero kuwaciye izo ndabyo ebyiri z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. No kuvuga ngo abo bana babiri, abo basore babiri bo ni ibyishimo by'amaso y'intumwa y'Imana, nabayongerera umunezero. Ni babandi intumwa y'Imana yifuza kuba yahorana nabo, yani ntibameze nk'undi uwo ari we wese imbere y'intumwa y'Imana. Icya kane, uwitwa Ibn Murra abivanye ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaragize ati Hussein minni wa ana min Hussein, ahabba Allahu man ahabba Husainan. Intumwa y'Imana iti Hussein nkomokaho nanjye nkamukomokaho, Imana ikunda ukunda Hussein wese. Bisome mu gitabo cy'abasuni Tahdhib umuzingo wa kabiri page ya 314, hamwe n'ikindi cyitwa as-sawa'iqul muhriqa page 114. Iyi ni imvugo mu by'ukuri igaragaza neza isano ritajegajega riri hagati y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na Hussein alayhi salam. Dushingiye kuri no mvugo no kuvuga ngo uhuguje Hussein ni nkaho ahuguje intumwa y'Imana, uwishe Hussein ni nkaho yishe intumwa y'Imana. Intumwa iti Hussein nkomokaho, birumvikana yego kuko ni umwuzukuru wanjye, akomoka ku mukobwa wanjye Fatima Zahra. Hanyuma kandi nanjye mukomokaho kubwo kuba hari igihe kizagera idini naje nigisha ikagwa mu maboko y'abantu babi ikajya mu kangaratete, Hussein akaba ari uyizura akayisubiza ubuzima, akaba ari we wongera kuyerekana ukwiri. Nkomoka kuri Hussein kubwo kuba hari igihe kizagera ubutumwa nahawe bwangiza uwo ndiwe bugateshwa agaciro, maze Hussein akaba ari we ubugasubiza. Igihe kizagera suna zanjye zishyirwe hasi, Hussein aba ari we wongera zishyire ejuru. Mu mpine ni ukuvuga ngo igihe kizagera ubwo ishusho nyakuri n'inyigisho byanjye bizaba byenda kuzimira, Hussein ahagoboke abo mutabaza birokore, nigaragarize muri Hussein alayhi salam, yani Hussein yongera agaragaza ishusho nyakuri yanjye n'inyigisho zanjye. Uwo niwe Hussein bavandimwe. Hanyuma dukomeza icya gatanu, intumwa y'Imana iti man ahabba hadha faqad ahabbani. Ukunze uyu Hussein nanjye abahunze nta gushidikanya. Bisome mu gitabo cy'abasuni Majma'u Zawaid cya Haythami umuzingo wa 9 page 186. Abu Huraira akakubwira ati kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yuhibbuhu hubban shadida. Intumwa y'Imana yakundaga Hussein urukundo rutavugwa, utabona amagambo rusobanuramo. Kuri iyo page n'ubundi yo mu gitabo Majma'u Zawaid. Ngira ngo mukomeje gusobanukirwa uwo Hussein ari we. Twimuka tujya ku cyanyuma, navuze ko tureba gusa ibintu bitandatu. Umusahaba Jabir ibn Abdullah Ansari arakubwira ati man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli al-jannah falyanzur ila al-Husayn bin Ali bin Abi Talib alayhi salam فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول. Uwishimira kuba yareba umuntu ufite inkomoko mubo mu ijuru ajye yitegereza Hussein. Numvise intumwa y'Imana ivuga ityo. Bisome mu gitabo Rayhanatur Rasul cya Ibn Asakir Damashqi page yaho ya 58.
hanyuma nurangiza umbwire ngo kwica umuntu nk'uyu Hussein birangana no kwica amayibobo yigendera mu muhanda. Ubwo si ubujiji no gushinyagura abavandimwe? Ese uwishe ingamiya yo ku bwa Saleh n'uwishe inkoko y'ahantu muri karitsiye, abo bombi bameze kimwe imbere y'Imana? Munyemerere dukomeze, kuko duhugiye ku kuvuga ibiri mu bitabo bya Suni bigaragaza uwo Hussein ari we, ibyo kuvuga byaba byinshi cyane ntitwabona igihe n'umwanya. Turakomeje rero. Uyu Hussein alayhi salam tumaze gusobanuraho mu ncamake, yaje kwitaba Imana ku munsi wa 10 w'ukwezi kwa Muharram, umunsi wamenyekanye nka Ashura. Yicirwa i Karbala, yishwe n'abayisilamu babi. Ubuyisilamu bwabo burangirira gusa mu kwambara amakanzu n'ingofero. Ubuyisilamu bwabo buhiniye mu mazina bitwa gusa. Barasari bagasiba, ariko ntibasobanukiwe aho biva niyo bigana. Ubujiji si ikintu bavandimwe b'Abayisilamu. Tugerageze kubuhashya, twirinda ubufana, amarangamutima, kandi twegera uwo ari we wese dushobora gukuraho ubumenyi. Twiga umuco wo kubaririza ibyo tutazi, twiga umuco wo gukora ubushakashatsi. Uyu Hussein mvuga ntiyishwe n'abakristo, ntiyishwe n'abayahudi cyangwa se abatagira idini. Oya, yishwe n'abayisilamu babi. Bamwicana n'uruhinja rwe rw'amezi 6, bamwicana n'umuvandimwe we Abbas, babanje kumuca amaboko yombi, birangira banamuciye umutwe. Bamwicana n'umwana we Ali Akbar, wasaga cyane n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Bamwicana kandi nabo bari kumwe nawe bose bagera muri 72. Babica babanje kubicisha inzara n'inyota, babanza kubica urubozo, ubundi noneho hakurikiraho ibyo nakwita guhorahoza, kugenda babaca imitwe umwe ku wundi ntibyagarukiraho. Iyo jenoside irangiye, abari n'abategarugori, harimo abana ba Imam Hussein, harimo mushiki we Zainab n'abandi, babatwarana n'imitwe y'abantu babo bari bamaze gutsinda aho ngaho, bayisogose ku macumu, babambuye imyitandiro, baboshye ku minyururu n'amakamba, ku zuba rimena imbwa gahanga. Bavandimwe b'Abayisilamu bazahajwe n'inyota n'inzara bitavugwa. Ubundi babashyira Yazid mwene Muawiya muri Syria, uwari uhagarariye iyo jenoside. Assalamu alayka ya Aba Abdullah al-Hussein ashahidu bi Karbala. Ikibazo kikava rero, iyo twibuka aya mahano buri mwaka, usanga bamwe mu Bayisilamu by'umwihariko amawahabi bateza urujijo mu bayoboke babo, aho usanga bibarishwa abashiya bati, ese kuki mwibuka Imam Hussein? Ibyo bihatse iki? Reba imyaka yose ishize Hussein yishwe, na n'ubu koko murakibuka? Ese ubwizo sinzigo n'inzika mubitse mu bituza byanyu? Ese ubwo ko si ugukabya? Ubundi se kuki mutibuka n'abandi ko ari benshi bishwe bahowe Imana? Utuntu tw'utubazo nk'utwo ngutwo twose tuba twinshi ku ndimi z'amawahabi, cyane cyane mu gihe cy'icyunamo cya Imam Hussein. Ariko icyo ngira ngo mbwire buri muyisilamu wese unyumva unteze amatwi, nuko Imam Hussein alayhi salam tumwibuka nk'uko mubibona, bitewe icyambere uwo yari we. Ngira ngo twibukiranyije amwe mu magambo intumwa y'Imana yakomeje kugenda imuvugaho. Icya kabiri, abamwisha bari bo, yishwe n'abayisilamu, umwuzukuru w'intumwa y'Imana wishwe n'abayoboke b'iyo ntumwa. Aba yagombaga kuba bera umuyobozi n'urugero rwera nibo bamwivuganye, bamwivugana mu buryo bubi cyane, kinyamaswa. Icya gatatu, igihe bamwiciyemo, bamwishe mu kwezi kwa Muharram, kuziririjwemo kumena amaraso. No mu gihe cya jahiliya, iyo ukwezi kwa Muharram kwinjiragamo, hari amoko runaka y'Abarabu batari n'Abayisilamu ahanganye, bahitaga bahagarika imirwano bakazayisubukura uko kwezi kurangiye kuvuyemo. Ni nako byakomeje intumwa y'Imana imaze guhabwa ubutumwa. Muharram ni ukwezi kuziririjwemo intambara, icyitwa kumena amaraso. Gusa uko niko kwezi bamwe mu bitaga Abayisilamu bishemo umwuzukuru w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama mu buryo bwa kinyamaswa. Icya kane, icyo yahowe Imam Hussein alayhi salam, yahowe la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah, yahowe kwanga gushyigikira ikibi, yahowe guhamagarira ibyiza no kureka ibibi. Bayisilamu, mukora ubushakashatsi bwimbitse mu bitabo byanyu,
Yazidi mwene Muawiya wivuganya Hussein alayhi salam yari muntu ki? Yari umunywi w'inzoga, yari umwicanyi, yari umusambanyi, yakandagiraga amategeko y'Imana ntacyo yishisha. Ni ukuvuga ngo yari umuntu ukorera ibibi byose ku karubanda. Uyu Yazidi mwene Muawiya alayhima la'natullah yaragezaho ajya yerura mu bisigo bye, rimwe na rimwe yanagasomye akagira ati laita ashiyakhi bi badrin shahidu jaza al-khazraj min waqi al-asal. Ubonye iyo abantu bacu biciwe ku rugamba rwa Badr baza kuba bakiriho uno munsi, bari kwiyumvira induru no gutaka kwabo mu rugo rw'intumwa y'Imana turimo tubasogota ubugi bw'inkota zacu. Iyi ni inzika ya Yazidi ibn Muawiya ku bantu bo mu rugo rw'intumwa y'Imana. Intumwa yiciye ku rugamba rwa Badiri bakiri n'abahakanyi. Mutega amatwi neza mwumvirize. Yazidi arakomeza agira ati la ahallu wastahallu farhan thumma qalu ya Yazid la tushal. Akagira ati bari kumpa felicitation cyangwa se impundu byanga bikunze, kandi bari kwishima bakananezerwa cyane. Bari kugira bati Yazid komerezaho, qad qatalna alqawma min sadatihim wa'adalnahu bi badrin fa'tadil. Twishe benshi mu bakomoka ku ntumwa y'Imana, mubo mu muryango w'intumwa y'Imana, kugeza ubwo banganye cyangwa se tubanganishije neza n'umubare w'abantu bacu biciwe ku rugamba rwa Badr. Iyi ni yanzika ya Yazidi mwene Muawiya no kwiyuhorera mu bisigo bye. Noneho akabihuhura aho yerura agira ati la'ibat hashimun bil mulki fala khabarun jaa wala wahyun nazal. Rwose bene Hashimu bakinishije ubwami, bakinnye n'ingoma, naho ubundi nta makuru yigeze ava mu ijuru, nta mahishurwa yigeze abaho. La hawla wala quwwata illa billah. Amagambo nk'aya arasohoka mu kanwa k'uwitwa umuyobozi w'abayisilamu. Agakomeza agira ati lastu min khindi fa in lam antaqim min bani Ahmad ma kana fa'al. Ntabwo naba nkomoka mu ba Khindifa, yani sinaba nsobanukiwe inkomoko yanjye ndamutse ntihimuye kuri bene Muhammad n'ibyo badukoreye. Mu nyumvire namwe icyo gisigo giteye gityo kiravugwa n'uwo benshi bitaga umuyobozi w'abayisilamu Yazidi mwene Muawiya alayhima la'natullah. La hawla wala quwwata illa billah. Hanyuma uyu Yazidi wari umeze utya niwe se Muawiya gipfa hirengagijwe ko no mu masezerano y'amahoro yari ahari byari byanditswe ko Muawiya naramuka apfuye Hussein alayhi salam agomba guhita aba umuyobozi w'abayisilamu ku mugaragaro. Muawiya yarapfuye bibi kinyuranyo, asiga yimitse umuhungu we Yazidi. Amaze no gufata ubutegetsi mu buriganya n'amahugu ntiyanyurwa, ahubwo abona ko kugira ngo bigire imbaraga, kugira ngo ubutegetsi bwe bugire imbaraga, kugira ngo yigarurire nyamwinshi muri rubanda rwa giseseka, aruka tumizaho Hussein alayhi salam wo mu rugo rw'ubuhanuzi akaza gutanga baya cyangwa se kwemeza ubuyobozi bwe ku mugaragaro. Abayisilamu bose rubanda rwa giseseka bakamenya ko Imam Hussein alayhi salam wo mu rugo rw'ubuhanuzi, uwo Imana yejeje muri Qur'ani, nawe yemera ko Yazidi ari Amirul Mu'minin, umuyobozi w'abemera. Imam Hussein alayhi salam yabyanze rugikubita, yewe nanditse aravuga ati mithli la yubayi'u mithla. Umeze nkanjye ntashobora guha baya umeze nka Yazidi mwene Muawiya abadan, kuzageza isi irangiye. Arakomeza ati inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wa ala al-islam salam idh qad budiyat al-ummatu bira'i mithla Yazid. Ndamutse mpaye baya uyu Yazidi mureba, umma yose ya Kiislamu iramutse iyobowe n'umuntu nk'uyu Yazidi mubona, fa ala al-islam salam, mwahita musezera ku cyitwa ubuyisilamu burundu. Bashaka kumwicira Madina, arabahunga yerekeza Makka. Bashaka kumwicira mu mutambagiro mutagatifu, arabahunga agenda yerekeza Kufa.
dore ko hari na bamwe mu bayisilamu b'Ikufa bari baramutumyeho bamubwira bati nyamuneka nimba umerewe nabi aho i Maka na Madina ku ivuko rya sekuru intumwa y'Imana akaba aribo bashaka kumena amaraso yawe, ngwino hano iwacu turakurinda abo bashaka kukwivugana. Ariko ari mu nzira yerekeza Ikufa nibwo yamenye ko zahinduye imirishyo, ko abendaga kumwakira Ikufa babahinzemo ubudehe, bamwe barimo baricwa umusubizo, abandi bashyizwe mu buroko, abandi bakwiriye imishwaro bahunze, abandi bategetswe ku ngufu gutangazwa ku mugaragaro ko bitandukanyije nawe. Kandi si ibyo gusa, ahubwo no mu nzira zerekeza Ikufa hashyizwe amabariyeri anyuranye yuzuyeho ibihumbi by'ingabo, hagamijwe gukumira umwuzukuru w'intumwa y'Imana ngo adahirahira yerekeza muri ibyo bice. Imam Hussein alayhi salam yarebye hirya areba hino, ashaka gusubira inyuma, abona ntibyakunda, kuko i Maka na Madina avuye nibo barimo bamuhiga bukware, kandi Kufa naho kwerekezayo ntibigishobotse, ndetse n'inzira zijyayo zafunzwe. Yisanze asigaranye inzira imwe gusa, inzira ikomeza yerekeza Karbala, ni nayo yafashe, aragenda kugeza ageze Karbala, ari naho yaje kwicirwa. Ntabwo ngambiriye gusubira mu mateka yose uko yakabaye, ahubwo ngendereye gusubiza ikibazo nyamukuru twatangiye twibaza: kuki twibuka Imam Hussein alayhi salam mu buryo budasanzwe, mu buryo buhangayikisha bamwe mu bayisilamu bagenzi bacu nk'abawahabi? Twabonye ko bitewe n'uwo ari we, amagambo intumwa yamuvuzeho, abamwisha bari bo, icyo yahowe tumaze kubibona, n'ibindi bitandukanye. Ibyo byose nibyo duhuriza hamwe tukavuga duti kwibuka no gukorera icyunamo Imam Hussein alayhi salam ntacyo bitwaye na gito, uretse ko ahubwo binakenewe mu bayisilamu. Bityo buri muyisilamu wese udafite na kimwe yishinja yarakwiriye kujya yitabira icyunamo cya Imam Hussein alayhi salam. Twinjiye muri Quran, muri suratu Yusuf, kuva kuri aya ya 84 kugeza ku ya 85, intumwa y'Imana Yaquba alayhi salam imaze kubura umuhungu wayo Yusuf, imaze kumenya ko hagiye gushira igihe kirekire itamubona, watawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf wabyaddat aynahu min alhuzn fahuwa kadhim, nuko atera umugongo abahungu be, maze aravuga ati mbega gahinda ntewe no kubura Yusufu. Amaso yageraho arahuma kubw'agahinda, rimwe na rimwe akajya yiyumanganya, ariko muri washengurwa ashenguka. qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusufa hatta takuna haradan au takuna min alhalikin. Abahungu be bamubonye batyo baratangara, bituma bamubwira bati turahiye ku izina ry'Imana ko utazigera ureka kwibuka Yusufu, ntuzigera ureka kwibuka Yusufu kugeza ubwo ushegeshwe n'agahinda cyangwa kakaguhitana. Subhanallah, iyi ni aya ya Quran. Iyi aya iratwereka ko kwibuka uwawe ukunda, ukaba wamukorera icyunamo igihe runaka kirekire, kuba wamuririra, ibyo byose nta kibazo na kimwe kirimo. Ni ibintu kamere muntu nzima itaravangiwe isanganywe muri yo, binywana nayo. Kuko intumwa y'Imana Yaqub yibuka umuhungu wayo Yusuf ntibyamusabye kuzirwa na wahyu imutegeka kubikora ityo, kandi murabona ko yabikoze igihe kirekire cyane, kugeza ahumye. Abahungu be bakageraho bamubwira bati turabona uzamwibuka kugeza wishwe n'agahinda. N'ikindi, uyu Yaqubu yari intumwa y'Imana, byanga bikunze yarazi neza ko umuhungu wakiriho, ko hari igihe kizagera bakongera kubonana. Ubu se iyaza kubazi neza ko yapfuye burundu, atazongera kumubona, byari bugende gute? Yari bumwibuke bingana bite? Yari bumukorera icyunamo bwoko ki? Hanyuma ngo ntidukwiye kwibuka Imam Hussein alayhi salam ngo nugukabya, ngo ninzigo n'inzika. Ubwo mwatubwira ngo izo nzigo n'inzika mudushinja tuzifitiye bande bishe Hussein bakiriho uyu munsi? Hanyuma se n'intumwa y'Imana Yaqubu yarakabije mu kwibuka Yusufu, yarangwaga n'inzigo n'inzika? Ngaho mubyemeze mutyo twumve. Bavandimwe b'Abanyarwanda bayisilamu, buri mwaka iyo ukwa kane kugeze, Abanyarwanda aho turi hose turibuka, twinjira mu cyunamo. Ese abavuga amagambo aterekeranye ku cyunamo cya Imam Hussein alayhi salam
iyo icyunamo cy'ukwa kane kigeze bo bijonjora mu bandi banyarwanda ntibibuke? hanyuma se ibyo bavuga ku cyunamo cya Imam Hussein alayhi salam batinyuka bakanabivuga ku cyunamo cy'ukwa kane? Iki ni ikibazo nzi neza ko cyabera ingorabahizi uwo ari we wese upfobya icyunamo cya Imam Hussein alayhi salam. Reka nkomeze. Ikindi dushingiraho twibuka Imam Hussein alayhi salam tumukorera icyunamo ni ibintu duhamagarirwa n'abayimamu bacu bo muri Ahlul Baiti alayhimus salam, babandi intumwa y'Imana yadusigiye nk'abarimu ba umma yose ya Islam nyuma y'uko itagihari. Imam Rida alayhi salam ati inna abi idha dakhala shahrul muharram لا يرى ضاحكا وكانت الكآبة تغلب عليه حتى يمضي منه 10 أيام فإذا كان اليوم العاشر كان ذلك اليوم يوم مصيبته وحزنه وبكائه. data umzara ariwe Imam Kazim alayhi salam iyo ukwezi kwa Muharram kwinjiragamo ntitwongeraga kumubona seka, ishavu n'agahinda byaramurengaga kugenda kugeza ubwo iminsi 10 ya Muharram yabaga irangiye. iyo umunsi wa 10 wa Muharram winjiragamo wabaga ari umunsi w'ibyago, agahinda no kuririra Imam Hussein alayhi salam. Wenda ibyo ni ibivugwa n'abayimamu b'abashia, ni ibikubiye mu bitabo by'abashia, ariko reka turebe ngo mu bitabo by'abasuni ho harimo iki. Ibitabo by'abasuni byo biraduha iki? Iki ni igitabo cy'abasuni Mashiyakhatu ibn Tumhan cy'umumenyi Ibrahim ibn Tumhan uzwi cyane mu basuni. arakubwira ati an Ibad ibn Ishaq an Hisham ibn Hisham an Abdullah ibn Wahab an Salma قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيتي فقال لا يدخل علي أحد فسمعت صوتا فدخلت فإذا عنده حسين بن علي وإذا هو حزين أو قالت يبكي فقلت ما لك تبكي يا رسول الله؟ قال أخبرني جبريل أن أمتي تقتل هذا بعدي. muri iki gitabo kuri page yaho ya 55 barakubwira ngo biturutse ku mugore w'intumwa y'Imana Salama avuga ko rimwe intumwa y'Imana yaje ikinjira iwe mu cyumba yarangiza ikamubwira iti ntihagire uwinjira muri iki cyumba. Nuko ngo Salama aza kumva ijwi mu cyumba ridasanzwe, yihuta yinjiramo asanga intumwa y'Imana iri kumwe na Hussein alayhi salam irimo kurira cyane ifite agahinda kenshi. ati ndayibaza nti yewe ntumwa y'Imana niki kikuriza? iransubiza iti Jibril ambwiye ko umma yanjye izicuye Hussein nyuma yanjye. mbaza intumwa y'Imana nti azicwa nande ntumwa y'Imana? intumwa y'Imana ihita impereza ubutaka, irangije irambwira iti azicwa n'abazaba batuye kuri ubu butaka. hasi mu magambo y'icyatsi bakakubwira ko iyo ari hadisi y'ukuri kudasubirwaho, kandi ko ari hadisi yizewe hagendewe ku bipimo by'amahadisi mu basuni. no mu yindi hadisi ijya kumera nk'iyi mu bitabo by'abasuni n'abawahabi tubwirwa ko Imam Hussein alayhi salam yakorewe icyunamo n'intumwa y'Imana kivuka, ari uruhinja rwavutse uwo munsi. intumwa y'Imana iramuririra atari yanajya Karbala. twibaze ngo hanyuma se iyo intumwa iza kubiriho igihe Hussein yajyaga Karbala byari bugende bite? yari bumuririre bingana bite? yari bumukorera icyunamo bwoko ki? buri wese natekereza aho ngaho. dufate ikindi gitabo cyitwa Atadhkiratul Hamduniya, wenda dusoreze ku bitabo bibiri gusa twe gufata umwanya muremure cyane. iki gitabo page yaho 149 barakubwira ngo lamma qutila al-Husayn ibn Ali alayhi assalam kana an-nawhu alayhi bil Madina fi kulli bayt sana kamila thumma niha alayhi fi sana thaniya fi kulli jum'a ثم نيها عليه في ثالثة في كل شهر وكان مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة يدخلان عليهم. bakakubwira ngo ubwo Hussein alayhi salam yaramaze kwicwa hashize umwaka wose akorerwa icyunamo muri buri nzu y'Madina, no mu mwaka wakurikiyeho akajya akorerwa icyunamo buri wa gatanu, hanyuma mu mwaka wakurikiyeho akajya akorerwa icyunamo buri kwezi, ku buryo
Marwana ibn al-Hakam na Miswaru ibn Makhrama bajyaga binjira muri ibyo byicaro biyoberanyije mu maso bakaririra cyane Imam al-Hussein kugeza ibyo byicaro birangiye. Aba basohaba abatabiina n'abatabi'atabiina bavanagahe uko kwibuka Imam Hussein aka kageni? Bari bazi ko intumwa y'Imana yamukoreye ikiriyo ikamuririra kivuka atari yanaganya kwerekeza Karbala. Nicyo bisobanuye. Ni ibintu binywana na kamere ndemano nziza itavangiwe nkuko twabibonye. Ese hari uwo muzi intumwa y'Imana yaba yarakoreye ikiriyo kivuka ikamuririra urupfu rwe rutari rwanaganya igahabwa ubutaka zicirwaho na malayika w'Imana? Hari undi muntu wibutswe n'abanyemaka n'amadina muri kariya kageni? Uyu munsi nitwibuka Imam Hussein alayhi salam ngo turakabya. Hanyuma se byibuze mwe mwaba mumwibuka mu buryo butarimo ibikabyo ngo tubafatireho urugero rwiza, cyangwa ibyo murimo n'urwitwazo gusa rudafite shinge na rugero? Ngo kuki tutibuka n'abandi bo mu rugo rw'ubuhanuzi? Uretse ko hano munibeshya, turabibuka bose uretse ko mutajya mubimenya. Icyunamo cya Hussein cyabahumye amaso aba ari cyo muhugiraho gusa. Naho ubundi unahereye ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tariki 28 Safari turayibuka. Imam Ali bin Abi Talib tariki 19 kugeza 21 Ramadan tuba turi mu cyunamo cye turamwibuka. Imam Hassan turamwibuka, n'abandi bantu bose bo mu rugo rw'ubuhanuzi uko bakabaye turabibuka. Amatariki bagiye bicirwaho, dore ko bose bagiye bicwa kandi bakicwa n'abayisilamu, iyo ageze turabibuka, turabazirikana, tukabakorera icyunamo. Yewe hari nabo twibuka igihe kinini cyane kurenza Imam Hussein alayhi salam, nka Fatima Zahra alayha salam, umukobwa w'intumwa y'Imana. Yibukwa iminsi 20, Hussein ni iminsi 10, ariko ntacyo muvuga iyo turi muri ayamu Fatimiya twibuka Fatima Zahra alayha salam. Ahubwo mwe gusa mwita kuri Hussein alayhi salam ku cyunamo cya Hussein. Nicyo muba mwifuza ko cyahagarara, ntimwifuza ko cyakorwa. Ndagira ngo mbakurire inzira ku murima ko igituma muhungabana iyo twibutse Hussein alayhi salam nicyo gikomeza kudutera imbaraga zimwibuka. Nta na rimwe kwibuka Hussein bizigera bihagarara kuzageza yawmul qiyam. Assalamu alayka ya Aba Abdullah al-Hussein ashahidu bi Karbala. Tuzakomeza ubutaha insha Allah dusobanura n'izindi shubahat bamwe mu batari abayisilamu b'abashiya bafite ku cyunamo cya Imam al-Hussein. Imana ikomeze ibarinde. Naho ubutaha. Wa hadha assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.